Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndamushye cyane, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanywa meza, abafite ijoro ryiza, abafite igitondo mwumvise mute, mwaramutse mute, mwabonye Imana ikingura. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe kuko ikomeje kubana natwe, ikomeje kwigaragaza, ikomeje gukora ibintu n'ibitangaza hagati muri twebwe, ni ukuri ni ibyo gushimira Imana, ni ibyo kuyihimbaza kuko ntabwo biba byoroshye. Hari benshi baba baharaniye kuba babona uyu munsi, kuba babona iki gitondo, babona aya manywa, babona iri joro, ariko ntibikunde. Kuri twebwe rero tubonye iyi opportunité, aya mahirwe, dukwiye gushima Imana cyane. Wowe wavutse umunsi wanjye avuga ngo isakunze amavuko, happy birthday, joyeux anniversaire. Imana ishimwe cyane ku bwawe. Nawe ufite ama breakthrough agiye atandukanye, congratulations. Ntabwo ari ibintu mfata nk'ibintu bisanzwe, ahubwo nishimye cyane. Yafatiwe umwanya nifurize ibihe byiza se cyangwa kuri twese, mbere ngo abo tujya tubonana ubushize cyari bitwe mu gihe cya pasika cyakomeje, turimo turegera Pentecote mu gihe gitoya. Rero mbifurize pasika nziza, nanone iracyakomeje, turacyarimo, turacyaryohewe. Tugize Imana Imana yo kugira ngo twongere tubonane, tubiganireho, tubigarukeho, tubicemo gake gake kuko ni ryo shingiro ry'ubukristo, niryo shingiro rya gikristo. Amen. Reka none mfate uyu mwanya mvuge ngo wowe uri ku musozi w'uburwayi, ku musozi wo kurwaza, ku musozi wo kurinda amasezerano y'Imana, ku musozi wo kubura umuntu wawe, Mana we, ni byinshi biba biri kubagata, kubura akazi, kubura ibintu bitandukanye byo ntavuga, ariko umuntu ujya uvugana nacyo tuzagana nyuma, hari ibyo wabuze, hari ibyo waba ushaka utari kubona, kubura amashuri, ni byinshi Mana yanjye, ni byinshi biba birimo biraba hagati muri twebwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uri wenyine. Aho uri hari uhanyuze, birakunda, hari uhari wamaze kuvuga ngo ari gusenga ariko adacitse intege, nanone nubwo bitoroshye ariko uri wenyine. Rero twaba duhuriye aha ngaha ari ubwa mbere, njye ngo nitwa Sandrine, nibyo duhora tuvuga Imana ijoro n'amanywa, tuvuga Imana, tuvuga ubwiza bw'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga urukundo rw'Imana. Rero you are most welcome here. Urakaza neza hano. Uyu munsi nongeye guterwa iteka rikomeye cyane, kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere dukomezanye. Uyu munsi turyogana ijambo rikomeye rivuga ngo ab'iki gihe turahiriwe, ab'uyu munsi turahiriwe. Bene magambo, ab'iyi generasiyo dufite ubuntu butangaje. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dukwiye kubifata nk'ibintu navuga ngo bisanzwe, tubona nk'ibintu bimenyerewe, ariko dufite Imana, dufite uburyo, dufite opportunité, dufite ibyitegererezo. Ntabwo twari dukwiye gutinya, kudawutinga bijya biba, ariko ntabwo byari bikwiye kuba ko dufite ibyitegererezo. Turahiriwe. Duhereye mu isezerano rya kera tubona, ndahera kuri uriya mugabo Aburahamu. Iyo tumurebyeho tubasha kubona uburyo yagize kwizera gukomeye.
ubwo yari atarafite umwana, Imana ikamuha umwana. Tukabona Isaka ni urugero rukomeye cyane, ntabwo turi busome ariko ni njye ngenda mfata hirya mfata hino mfata hirya. Bano babyeyi bajya kubona Isaka byari ibintu bikomeye cyane, ariko n'urugero tubona rutubwira ngo ibyanze birakunda. Mu magambo ibyanze bijya byemera, mu yandi magambo nta kinanira Imana, Imana ishimwe cyane. Rero muri iki gihe cya none ushobora kuba ufite ikibazo nk'iki baba bafite, cyangwa ubyenda gusa wamurebaho wasoma ugahita uvuga ngo birakunda, ariko imagine ko bo nibo ba mbere turebeyeho ibyo ngibyo, nibo ba mbere bagiye gutamba umwana ari we afite, ari impano Imana imuhaye mu zabukuru. Rero twebwe dufite abaroromode, dufite aho tureberaho, ariko bo kiriya gihe nibo ba mbere, twe turahiriwe. Iyo dufashe Yona mu nda y'urufi, nta wundi muntu ifi yari yarigeze imira, nta wundi muntu wari wigeze kujya kubwiriza ngo atane Imana imuhane kuriya. Bibiliya inyereka ko Yona yamaze mu nda y'urufi iminsi 3. Ubu ngubu bibaye twaba dufite urugero, kandi hari n'ubundi buryo twavuga ngo urufi ku munsi wa none rushobora kukumira cyangwa rukamira, mu yandi magambo, ariko wasoma wareba ukavuga ngo Yona yamizwe n'urufi iminsi 3 aba muzima. Dufite aho kurebera, dufite dufite icyitegererezo tureberaho, ntabwo dufite gutinya. Imana ishimwe cyane. Irafata ingero zikakaye. Dufashe Yobu yahuye n'ubuzima bukakaye, turasoma tukabibona. Ubu ngubu biramutse bibaye ntabwo, cyangwa iyo bibaye ntabwo tuba turi aba mbere, ntabwo uri uwa mbere, ntabwo ndi uwa mbere, kubera ko uhora wabiciyemo. Mu ijambo ry'Imana ryereka ko yabiciyemo akabibasha, kandi ntiyihakane Imana. Urumva ntabwo dufite gutinya, ntabwo dufite ubwitwazo bwo kuvuga ngo ibi biranze, ngo Mana bigenze ntabwo dufite impamvu zo kureba muri Bible tuvuga ngo birashoboka, birakunda. Imana ishimwe. Iyo turebye umuntu wakoreye Imana mu gihe kigoye kitoroshye, bahakana Imana, Nowa ajya kubaza inkuge, abwira abantu ngo binjire baranga, ubu ngubu uramutse ubwirije ijambo ry'Imana ukavuga uti mubwiza bakanga, waba ufite aho birebera ngo byaranze, ariko Imana isohoza icyo yavuze. Dufite aho turebera, twihuse none tukagenda mu isezerano rishyashya. Ntabwo dutinze hariya mu isezerano rya kera, tuzagaruka mu kindi gihe, nuko tubise iminota mikeya. Iyo turebye isezerano rishya tubona ingero nyinshi ho, noneho tubona Bibiliya ibumbuye, tubona Kristo, tubona intumwa zuzura Mwuka Wera, zikavuga mu ndimi nshasha, tubona Petero yihakana Kristo ariko nyuma yo kuzura Mwuka Wera agahamya, tubona Pawulo atoteza ubwoko bw'Imana ariko yahura na Mwuka Wera, yakizwa, akavuga ijambo ry'Imana, agahorwa Kristo. Tubona ingero nyinshi cyane. Rero umunsi wa none njye nawe igihe tuganire twibukiranye ko tudakwiye gutinya, tudakwiye guhangayika, tudakwiye kwibaza ibibazo, ahubwo dukwiye gutumbira ijambo ry'Imana rirahari, tukizera byinshi, tukizera twebwe turi muri jenoside y'ihirwe. Niko natangiye mbabwira, kubera ko dufite ijambo ry'Imana, dufitemo ahantu tugomba kurebera, dufite buriyo, dufite ahantu tugomba kureba, ngo ukavuga ngo ahantu ngomba kureba ni hariya, mfite ahantu ngomba kureba. Ariko mu cya gihe nibo bari bagomba kwizera gusa ntaho kurebera. Rero twe turahiriwe b'iyi ngoma, turahiriwe b'iyi generasiyo, umujyi wabo uca, umujyi n'abancamo, turahiriwe cyane. Reka turebe ijambo muri Matayo 10:28.
harambwira ngo kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Ubu ni nde? Ngo tuganire Imana iri hejuru y'ibintu byose, Imana ibasha gushira akadomo ku buzima bwanjye kandi igashira ku buzima bwawe. Ngira ngo twitegure kandi tugure imitima yacu, tumenye ngo Imana twizeye tuzi uburyo ihambaye, tuzi uburyo ishoboye, tuzi uburyo ivuga yego bikaba yego, yavuga oya bikaba oya, tuzi ko rifite ijambo ku buzima bwacu. Ibyo waba ucamo, ibyo waba unyuramo bigusaba kwizera, bimeze nk'aho ari ubwa mbere wabibonyeho kwizera, nk'aho ari ubwa mbere wabonye ibintu bisa nk'aho utarabona muri Bible. Mpamya ko nubwo navuga ngo twabonye byinshi muri Bible ariko hari ibintu muri Bible bidahari. Hariho tekinoloji muri Bible itari hari kiriya gihe, ariko tubashe kujeneraliza, harimo itotezwa rikomeye muri Bible, harimo ibikomeye byabaye twareberaho, wareberaho, nareberaho, tugakomera, tukamenya ko ijambo rya nyuma rifitwe n'Imana. Iyo ukomeje hagati, ntabwo nshaka gutinda, ariko ukomeje gato ugasoma, ubona ko ngo Imana ngo n'imisatsi yacu ibaze, ngo Imana ibasha kugaburira ibishwi, Imana ibasha guha icyo kurya inyoni. Ese wowe yakwima icyo kurya? Ese njyanye icyo kurya? Nyine twibaze ibyo bintu byose, twizere Imana, tuzi Imana twizeye, tuzi ngo ibashije bingahe, tuzi ngo ishobora bingahe, tuzi ngo Imana ninde, Imana ninde. Dushyire kwizera kwacu mu Mana. Uyu munsi n'ibyanga byo kwihakana Imana, tuzi ubihakanye Imana ariko nyuma kuza Mwuka Wera bigakunda. Rero dusaba Imana kubura tuzi Mwuka Wera, guhora twuzuye ijambo ry'Imana, guhora twuzuye guhamya no gukomera no gushikama. Amen. Tukaba tuganiriye uri mu gihe cyo gushidikanya gukomeye pe. Abantu b'iki gihe batejwe gushidikanya gukomeye, kandi navuga ngo niyo ntwaro Satani yitwaza, adutera gushidikanya, akadutera distraction bituma tutabasha kwegera Imana, ijambo ry'Imana ngo turisome, dusobanukirwe, twihe Imana byimazeyo. Mana we, akaduteza ubwoba, ukibaza kuba wagira ibyo uhangayikira, ariko ntiwibaze ngo ese ndamutse ndwaye, n'urugero uriye ufata umwuka wanjye bwa nyuma, uriye ufite ijambo ry'Imana ku buzima bwanjye, nimpangayikira haramutse habayeho kurwara, ntabwo byansaba gutuza? Ibyo tubyibaze. Reka dusome Yohana wa mbere 4:18. Harambwira ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Haleluya. Kandekera ahangaha ndagira ngo twibukiranye ijambo ry'Imana muri Yohana 13:13, ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwiza wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iteka. Iri jambo rirasobanura iri ngiri, ngo mu rukundo ntabwo habamo ubwoba. Niyo mpamvu tubona muri Kristo harimo byose dukeneye, harimo byose tugomba mu isi ya none, mu munsi wa none, mu gihe cya none, muri uku kwezi, muri uyu mwaka, muri iyi generasiyo. Muri Kristo harimo byose dukeneye. Ikintu bidusaba ni ugusarendinga, tuvuga ngo I surrender Lord, byose ukabisarendinga. Kuko niba ufite ubwoba bw'ejo hazaza, ngo ntabwo urukundo ruzura muri wowe, bene magambo ntabwo Kristo aragwira. Kristo niba agwiriye nk'uko tubibonye, tubona ko yagize igihe yabaye mu isi, yateguye cyane umugeni we, yateguye
ahazaza hacu turimo atumara ubwoba. Iyo usomye ijambo ry'Imana na Bibiliya, niyo usoma ubabaye ukishima, niyo usoma wumva ufite inyota ukumva icyaka kirashize, niyo usoma wumva ufite inzara ukumva inzara irashize, niyo usoma wumva ubabaye ukumva wishimye, kubera ko harimo byose dukeneye. Harimo urukundo rwuzuye, urukundo tubonera ku musaraba. Ubwo ijambo ry'Imana rimbwira ngo urukundo ni ibikorwa, urukundo si amagambo. Mu yandi magambo, Imana niyo yabanje kutwikundira, hariya tubonye kubisoma, Imana yabanje kutwikundira ubwayo. Ubu ntabwo twigeze kubanje kwikunda mbere, ariko yo ubwayo yabanje kudukunda, tumenya urukundo, tubona urukundo tubonera muri Kristo Yesu. Umuzuko we niwo utangirira ubuzima bw'itorero, niwo utangirira itorero. Niyo bavuga ngo pasika nziza nanone. Mu gihe cya none ntabwo dufite gutinya ngo tugire gute, tugire doubt nk'uko biri gutezwa, ahubwo dukwiye gushikama tugashyira ubuzima bwacu muri Kristo, tukitwikiriza amaraso ya Kristo, imbaraga za Mwuka Wera tukazisaba kubana natwe, Imana tukayisaba kutuyobora, kudushoboza, kutubashisha, kubera ko igihe kimwe Kristo azagaruka, hatabayeho ngo ama distraction n'ibiki, Kristo azagaruka. Dukwiye kwitegura. Abafite muri bo impano yo gutegura abandi no kurira abandi babikomeze. Igihe kizagera ibi byose bihagarare, tubona bihagarare pe. Ariko twikomeze ku Mana, twikomeze ku Mana, dukomeze dukomezanye. Nibyo abari hamwe baranesha, kuko tubona hariya intumwa ngo zari ziri hamwe, ziri mu rukundo rumwe. Ijambo ry'Imana ryanditse hano ngo ngomba kuhasoma gatoya, ntabwo ko nari mpasomye. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo, ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Imana ishimwe. Imana yashatse kuvuga izi ntumwa zari hamwe, ngo zishize hamwe, ngo zikundanye, zisangira. Noneho ngo Kristo abasezeranya, rero arababwira ngo mujye mu cyumba cyo hejuru. Ni uburyo bari barimo, havuga ngo ntago imbaraga nyinshi ziri aho icyo cyumba cyo hejuru, imbaraga ziri uburyo babanyemo, aho hariho igihe cya none, gushira hamwe nk'itorero, gushira hamwe nk'urusengero, gushira hamwe nk'umuryango, gushira hamwe. Tukavuga ngo ijuru nshaka kujyamo, abanjye nabo reka mbasengere barijyemo, mbabwize ukuri kwacu kwaratugoye natwe kugira ngo tugere ku nzira y'umusaraba, tumenye Kristo haganze imitima yacu. Rero hari igihe tubyoshye ngo ntabwo ibi bintu namenye, inzira naciyemo abanjye bayicamo, ariko niyo nzira y'umusaraba nyine nizo atuma tubana nyuma y'ubuzima, kuri ubuzima hari ubundi. Rero ngo udakunda mugenzi we yabonye, ngo ntabwo abasha kubona Imana atarabona. Imana ntabwo tuyibona, akenshi tubonera mu bantu. Sandrine, Imana imbwiye gutya, ni urugero pasteur cyangwa se abandi bose mu bantu batandukanye, Imana imbwiye gutya gutya, ukizera kubera ko ubibwiwe n'umuntu. Hariho n'abagana n'Imana directement, biratandukanye. Ariko ni ijambo ry'Imana tubwiye ngo uradukeye, tuvuga ngo ukunda mugenzi wawe. Ngo ntabwo wavuga ngo ukunze Imana dukunda mugenzi wawe, dukundanisha nibwo bizagenda neza. Urukundo rurutse ku mutima, apana biriya byo kubeshya. Imana idufashe. Rero inshuti zanjye, ndabona iminota ibaye myinshi, agira ngo tubwirane ngo ntabwo dufite gutinya habe na gato. Hari bagenzi bacu mu ijambo ry'Imana muri Bible, abanabashije kwandika, hari byinshi byabaye bitanditswe, ariko turebera kuri ibi birahagije, birakunze. Rero ntabwo dufite gutinya habe na gato, dufite gukomera, dufite gukomeza, kuko ngo ufite gutinya
ufite ubwoba ntabwo arasogongera urukundo rwuzuye. Urukundo rw'Imana ruduha guhangara tukareba, tukaba amaso tukareba. Rero senga urukundo rw'Imana rukuzure runyuzure, kuko muri Kristo harimo kwera, harimo gukiranuka, harimo ubuzima, harimo ubugingo, harimo kwidegembya, harimo kubona future, harimo kubona ubuzima, harimo kubamo tukuzuzwa umugambi w'Imana muri twe. Amen. Ndanezerewe kugana namwe. Imana ibishaka tuzongera. Wowe twatuganira utarakira Kristo nyibwira ngo igihe ni iki, ejo ntabwo tuwasezeranijwe. Wakakira Kristo ukava mu mwijima, ukava mu buzima bwanduye, ukava mu buzima bwo kwitekerezaho cyane, ukava mu buzima bw'ibibazo, ugasenga ibyo wabonesheje amasengesho, naho amasengesho nukomeza tukinginga, tugakomera tukareba ko ijambo ry'Imana intumwa zaciye mu bihe bikomeye cyane, hard times. Rero natwe ntabwo bizatworohera, ariko twe dufite Mwuka Wera ngo tugende. Mukomere namwe rero mwagumye ku gakiza, mugakomera muhagaze, mukomeze musenge. Wacitse intege wasubiye inyuma, wahaguruka ukongera ukaza tukagenda, kuko nibwo ubuzima butujyana. Muri Kristo niho honyine harimo amahoro, niho harimo umwuzuro w'ubuzima, niho harimo umwuzuro w'umunezero, niho harimo kumurikirwa, niho harimo kugenda wumva ubuzima bwuzuye, niho harimo ibintu byiza cyane. Rero ndanezerewe kuba tuganiriye. Reka dusenge gato umunota umwe, hanyuma dutandukane. Imana ibishaka tuzongera. Uwiteka ushime kandi uhimbazwe. Ndasengera muri Data dusangira ijambo ngo umwuzuze umunezero wawe, umwuzuze agakiza kawe, umwuzuze ubuntu bwawe, umwuzuze urukundo rwawe, kugira ngo umwuka ubwo bugende mu izina rya Yesu Kristo. Dusenga, abo tubanye aha ngaha turi gusenga ndetse twari n'ijambo atarakwakira, akaba afunze amaso se cyangwa areba cyangwa akora ibindi, ndagira ngo Data agakiza kawe kamugire ngo katugezeho, karatubara kadukiza. Ni byinshi dusengera, ni byinshi dushaka, reka byose bigushaka no gushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndanezerewe ko tuganiriye. Imana ishimwe inzira. Niba ushaka tuzongera mukomeze mugire ibihe byiza. Ndabakunda cyane, murakoze. Bye bye.